abantu bifuza ko mfungwa, njyewe navuze ni iriya ndirimbo niba iri mu bigize icyaha, dufite igihugu gifite ubutabera. Aragitosa ni indirimbo ikomeje kubica bigacika hano hanze kubera yuko nyirayo ubwe yivugira yuko ari indirimbo ifite ubutumwa. Kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazimbi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Ariko majingaya iyi ndirimbo ikomeje kubica bigacika ku mbuga zirimo nka TikTok. Hari abantu batangiye gusaba yuko iki gihangano cy'uyu muhanzi cyahagarikwa. Ariko se kandi kuri kujya mu kigo cy'amashuri ukumva ngaragitosa, wagera mu isoko ukumva ngaragitosa, wagera aho abana bari gukina ukumva ngaragitosa. Umugore utumifu ibirabine n'igitenge arabizana aca bugufi. Ubundi nyir'ubwite wabivugaho iki? None se kandi ko nyir'ubwite yumvikana yivugira yuko atari umuhanzi ari umukomediye, aho ngaho ntibyaba bigiye kubyara amasaka n'amasakaramentu. Hari abantu ngo kugita ngo atangiye kugira nk'umuhanzi man, njye ntabwo ndi umuhanzi, njye na comedy man. Ni byinshi bibaza kuri uyu muhanzi G-Tuff wafashe inote ya 5 akikorera indirimbo, ariko kugeza uyu munsi hakaba hari abashoye amamiliyoni bakora indirimbo zikaba zitari kurebwa nk'indirimbo ya G-Tuff. Ariko nanone ko kuvuga ari ugutaruka, uyu G-Tuff ni muntu ki? Ibyo byose reka bari byo tureberaho. Murakaza neza kuri Dive Colante Official. Mbahaye ikaze. Dive Colante nje niko nitwa. Nageze aho nkajya nanabwirirwa rimwe na rimwe naburara mbona G-Tuff ubuzima yakuriyemo n'ubuzima butari bworoshye habe na gatoya, nk'uko yabitangarije Yago TV Show. Yivugiye yuko papa we na mama we baje kugahuza ngo baraciringa baza kwisanga bari kumwe mu mahudu n'iki, nyuma baramubyara maze nawe yisanga ku isi atyo. Uko nguko niko we yivugiye kuri Yago TV Show. Yakomeje avuga yuko mama we yashatse kuzana ibintu byo kwizamura kuri viye we, ngo birangira papa wa G-Tuff amukatiye. Ngo icyakurikiyeho ngo nuko papa wa G-Tuff yazanye undi mugore, ngo uwo mugore yazanye yarabahangayikishije ku buryo no kujya ku ishuri byari ikibazo. Ubuzima bwakomeje gusharira G-Tuff kugeza ubwo papa we yitabaga Imana mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma yaho naho mama we nawe aza kwitaba Imana. Ibyo ngibyo nibyo yatangarije Yago TV Show. Ahangaha yasobanuye neza yuko mama we yitabye Imana mu mwaka w'1996. Ubuzima ntibwakomeje korohera G-Tuff kugeza ubwo na wa wundi yitaga Mukase yaje kujya ku Muhima nyuma y'igihe gitoya nawe aza kwitaba Imana. Uko nguko niko yisanze muri iyi mihanda ya Kigali, dore yuko iyo utitonze imihanda iguhanda ukagenda ugasubira iyo waturutse. Icyakurikiyeho G-Tuff yahise yibera umunamba woza amamodoka. Nk'umwana w'imihanda nawe atangira gushaka uburyo ki yabona perime, ariko akomeza gukora biranga. Icyakurikiyeho nuko G-Tuff yahise ahamagara mushiki we, dore yuko mushiki we yari yaramaze gushakira umugabo mu gihugu cya Uganda. Ngahangaha muri Uganda naho ubuzima ntabwo bwakunze kuko ibintu byaje kwanga. Gusa ngo ntawe ubura byose, ahangaha muri Uganda havuye amaze kumenya ururimi rw'Ikigande. Uyu G-Tuff utari worohewe n'ubuzima yivugiye yuko yatangiye kunywa urumogi afite imyaka 8 y'amavuko. Ku myaka ye 28 aba muri uyu murwa mukuru wa Kigali, yongeye kwadura ya ngeso yiwe yo kunywa urumogi, dore yuko yivugiye yuko yari yaratangiye kurunywa ku myaka 8, gusa ku myaka ye 28 yarongera ararunywa birangira bamufunze. Ahangaha niho yivugira yuko bamufungiye mu mbuga ngari, akafungwa amezi 6 bikarangira havuye. Uyu G-Tuff amaze kuva aho ngaho yitaga mu mbuga ngari, yaje kwerekeza iwawa. Ahangaha iwawa niho yigiye byinshi, akaba ari n'ahera asobanura ubuzima nyabuzima yahuye nabwo. G-Tuff rero uyu nguyu mureba ni umwe mu banyarwenya cyane bazi gusetsa cyane. Biragoye niba ukoresha urubuga rwa TikTok cyangwa urubuga rwa YouTube ukaba utarahura na video iri gusetsa y'uyu mugabo. Muri iyi minsi rero izina G-Tuff riri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera iyi ndirimbo yitwa Aragitosa yasohoye. Iyi ndirimbo rero iri gukomeza kurikoroza mu itangazamakuru, uko iri guhora izamuka yiyongera mu buryo bwa views, ni nako abakomeza bayota bayivuga nabi nabo bari kwiyongera.
ariko se kandi nanone hari byinshi byo kwibaza ku munyamakuru Mutesi Scovia mu minsi ishize nawe amaze iminsi agaruka kuri iyi ndirimbo kumurega kuri RIB icya mbere hari uwabikoze ariko rero usibye kubera izi mbaraga mbaye nzifite arizo mbyinisha cyakora ikintu iyi niyo bita AI ubundi urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo rukungamo rugira ruti ahubwo ugiye ungana n'abantu bakoresha abantu nka bariya ikindi butumwa mbaha hano harimo ba social media influencers harimo abafite za YouTube channel uzongera guhostinga umuntu wibasira undi ni umufatanya none se wowe mu mboni zawe urabibona gute binyuza aho hasi muri comment reka mbashimire mwese ibiganiro byacu byo nakagaruka